Amahoro nshuti bakundwa muri Yesu Kristo, ndabasuhuje. Abandi Kristo Yesu akuzwe. Nongeye kubasuhuza rero, amahoro y'Imana n'abane namwe. Hano turi muri Buhoka Ministry kuri Apostle Zino Official, ahanyura inyigisho zijyanye no gukangura inyenyeri zacu z'imitekerereze, inyenyeri y'ubuzima ndetse n'izindi nyenyeri, ariyo migisha Imana yaduhaye kuvukana. Dukangura inyenyeri biciye mu nyigisho, mu ijambo ry'Imana, mu isengesho ndetse no gukora amarituweli agiye atandukanye nk'uko ngenda mbibigisha hano. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bigera muri 5 ntuzongere kubikora nijoro. Imana ishimwe bavandimwe. Buriya ibintu byose muri ubu buzima twagiye twicwa no kutamenya. La curiosité est la mère de la découverte. Buryo ugira amatsiko yo kumenya ikintu runaka, ugenda unavumbura, ubwenge bugakanguka. Imana yacu ishimwe. Nakiriye abantu bashyashya, abo dusanga ngo mugubwe neza, abatarakora subscribe, sabone, abatarapyondaho mupyondeho aho hantu handitse gutyo kugira mujye mubasha kubona link y'ibiganiro bakorera amanywa n'ijoro. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Yitwa Apotre Rosine Nyirandiho kubwayo, ndi umushumba wa Buhoka Ministry, ntuye Kigali ahantu hitwa i Masaka. Umuntu ushaka asanga i Masaka agahamagara kuri iyo nimero cyangwa akandika message kuri WhatsApp cyangwa kuri telefone isanzwe. Iyo uhamagaye witabwa na secrétaire, niwe muvugana akakubwira, ukamubwira icyo wifuza. Hari abantu bajya bamuhamagara bagatinya kumubwira, ntabwo abakuzi nawe ntubumuzi. Kubwira umuntu uti shaka Apotre, ndi gusaba rendez-vous, nkeneye kwivuza, nkeneye isengesho rya deliverance, muboneka ryari, ndashaka rendez-vous. Ibyo burya biba bihagije. Hari abantu rero yitaba bakumva atari ngiye bakaga kumubwira. Iyi nimero iba hano ni iy'itorero, nubwo ari ngewe ibarizwaho. Burya secrétaire nyine nicyo bishatse kuvuga, ni umuntu witaba abantu, ni customer care, ugomba kumubwira kandi ukamubwira ku kinyabupfura. Hari abantu bajye bahamagarana ikinyabupfura gike, buriya no kutagira uburere ntabwo ari byiza. Iyo uri gusaba umuntu service ugomba kwitwara neza, ukavuga mu kinyabupfura kugira ngo umuntu abashe kukwakira. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Hano muri Buhoka Ministry tubafitiye imiti igiye itandukanye iva mu bimera, mu bintu Imana yaremye mu gitabo cy'itangiriro ikabiduha ngo tubigenge tubitegeke. Hafi ya byose ni imiti igiye idufasha. Hari igihe ushobora kuyibona yanyuze mu ruganda, nk'iyi tugura mu mafarumasi, cyangwa se itanyuze mu ruganda. Yose ni imiti iva mu bimera Imana yaduhaye tugomba kwifashisha. Kwivuza rero ni byiza, ntabwo ari icyaha, ariko biterwa n'igicaniro wivurijeho icyo ari cyo. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Twebwe hano muri Buhoka, nk'uko mission iba muri Yohani 11:44 bibivuga, Yesu yageze kwa Lazaro aramuzura, ariko asiga atamuhambuye, abwira abantu bari baraho ngo nibamuhambura agende. Lazaro burya bamushyinguye ahambiriye ku mutwe, amaguru n'amaboko, kandi si Yesu wari wamuhambiriye. Ingoyi washyizweho n'umwana w'umuntu rero uzazikurwaho n'undi mwana w'umuntu. Nuko ihame ryo mu mwuka rimeze. Hari abantu bahambiriwe n'abarozi, mugakomeza musenga mubwira Imana ngo duhambure, tubohore, tuzingure, ntago byakunda. Hari abantu Imana yashyizeho ihereza uwo murimo yo gufasha abantu bagenzi banyu. Imana ishimwe rero. Hari ibintu utagomba gukora nijoro. Buriya natangiye babwira ngo ibintu byose bituzaho mu buzima twicwa no kutamenya. Hari abantu bagira ngo nubwo turi mu binyejana, turi mu biki, hari ibintu ushobora gukora bikagukoraho umuvandimwe, wibwira ngo uri mu cyerekezo, uri mu isi y'iterambere, ariko imyuka mibi yo ntihinduka. Mu Efeso 6:10 kumanura, turwana n'imbaraga mbi za hano hejuru mu kirere. Izi mbaraga rero zo hejuru mu kirere mbi, mugomba kumenya ese ziturwanya gute. Ese ni izihe efe negatifu zigira ku kiremwa muntu. Nababwiye ko imbaraga z'umwijima zidakorera mu nyungu nziza z'ikiremwa muntu, zikorera mu nyungu mbi z'ikiremwa muntu. Tuba tugomba kumenya amayeri yose n'amacenga iyi myuka mibi ikoresha, Satani akoresha
kugira ngo ibashe kutwinjira kandi iturwanye. Imana yacu ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya itubwira mu gitabo cy'itangira igice cya mbere ko Imana yaremye ibintu bitandukanye mu minsi 5. Uwa gatandatu ikajya yarema umuntu, uwa karindwi ikaruhuka. Ku munsi wa mbere ikintu yaremye ni ibintu by'ibinyarumuri. Hari icyo yaremye kimurika ku manywa ari ryo zuba. Nijoro ntabwo icyo kinyarumuri gikora, bitewe n'umugabane ugiye uherereyeho. Murabizi abantu bagiye babyiga muri geography, bitewe n'aho ugiye uherereye, bamwe ni ku manywa abandi ni nijoro. La terre tourne autour du soleil, la circulation de la terre. Ibyo murabizi muri geography ukuntu isi yizenguruka, bitewe n'aho imirasire igeze hakaba ku manywa, aho imirasire y'izuba itari hakaba nijoro. Abantu bize geography murabizi, niyo mpamvu bamwe turi ku manywa abandi bakaba ari nijoro. Ariko uko byaba bimeze kose, aho uri ugira ijoro, umugabane uherereyemo ukagira n'amanywa. Mu ijoro hari ibintu bibaho bitandukanye n'ibiba ku manywa. Hari imbaraga zigenda ku manywa n'izigenda nijoro. Nababwiye yuko iyo bigeze nijoro, umunsi ugeze hagati kuva saa sita, nababwiye ko ubundi ibicano by'abarozi bitogota guhera saa sita. Abarozi ni abahanga, bazi gutangirana n'umunsi. Umunsi murabizi utangira saa sita z'ijoro, saa 7, saa 8. Ayo masaha imbaraga z'umwijima ziba ziri gukora ku bwinshi. Cyane ko nababwiye ko guhera saa 9, saa 10, saa 11 ikirere cy'abamarayika nacyo kiba kiri gukora ku bwinshi. Ari niyo mpamvu abantu mubyuka saa 9 mugasenga, mukongera mukirambika, mubona inzozi nziza, amayerekwa avuye ku Mana. Abamarayika bari kuzana message, baba bari mu kirere kiretansifu, bari gukora cyane. Na Bibiliya bitwereka kwa Yakobo itangiriro 32 umurongo 23 ko bugiye gucya aribwo marayika yamubwiye ngo ndekura umuseke ugiye gutambika. Yakobo aravuga ngo ntago nkuri kuri utampaye umugisha. Bivuze ko rero aha niyo tuharebye tubona ko hari amasaha abamarayika bakora cyane, barageza bakajyana raporo. Imana ishimwe rero. Niyo mpamvu mu ijoro kuko habamo ibindi bintu bitandukanye niba ku manywa, muba mugomba kumenya ko ijoro haberamo ibintu. No mu buzima busanzwe muzi ko hari abantu bitwikira ijoro bakajya gukora ibibi kuko ni mu mwijima. Sekibi rero, umwami w'umwijima nawe aprofita iryo joro. Hari igihe ku manywa abajura baba ari bake, ariko nijoro yamyuka iteza abantu kwiba ikaba myinshi. Nababwiye ko akenshi ibi bintu mubona bitubaho ku manywa by'imbaraga z'umwijima biba biri kudukorerwaho, burya babisetinze nijoro. Turyamye twebwe twabyuka tukabyukira mu kirere bamaze gutongera. Niyo mpamvu masaha ya saa 7, saa 8 aribwo murota bamwe inka zibirukaho, abandi murwana n'ibintu, abandi babagaburira ibinyama, murota nabi. Ya masaha nuko aribwo ibicaniro by'abarozi biri guhagurutsa yamyuka. Wabyuka rero ugasanga ikirere bamaze kugitongera ku manywa, ukirirwa urwana n'izo mbaraga. Wabyuka uhubuka ku buruta nasenze rero, ikirere cy'imyuka mibi noneho kikirwa kikugaragura ku manywa. Nijoro haberamo ibintu bikomeye. Ikintu cya mbere utemere gukora nijoro, ntukemere abana mu rugo bavugiriza. Kuriya kuntu abana bavugiriza nijoro, udushyungutu, ibishyunguti murabizi kuvugiriza. Biriya bintu ni bibi cyane. Ushobora gushyunguta ku manywa ntihagire icyo bigutwara, ariko nijoro kuko ya myuka iba yatangiye kugendagenda, iri gukora noneho yisanzuye, iyo myuka ishobora guhita yataka abo bana nijoro bakarara nabi, bameze nk'abari kuyihamagara. Kera bajyaga badushuka ngo yishyunguse nijoro uvugirije ngo uri guhamagara inzoka. Ababyeyi bari abahanga, ntabwo umubyeyi ari kugusobanurira ngo ni imyuka mibi, nabazi muri guhamagara, ntabwo we wari bubyumve. Bakakubeshyira ngo iyo uri kuvugiriza nijoro ngo uri guhamagara inzoka ziri mu bihuru ngo zihita zinjira mu nzu. Murumva ababyeyi bacu batari abahanga kugira ngo ugire ubwoba kuko inzoka abana barayitinya. Icyo gihe rero mujye mwirinda ko abana bavugiriza nijoro. Icya kabiri ugomba kwirinda gukora nijoro ni ukuraza imyenda hanze. Hari abantu bagira akazi kenshi bakavuga bati ngeze mu rugo saa 1, saa 2 ifite akanya, reka mvuguta imyenda nyiraze hanze, turi mu gihe cy'izuba irara yumishwa n'umuyaga, ubundi mbyuke ngenda ejo nzataha yumye. Ni bibi cyane kuraza imyenda hanze, kuraza ibikoresho hanze, kuraza amazi hanze, kuko mwumvishe ko nijoro imyuka mibi iratembera. Hari igihe umurozi aba yarakubuze, wewe warangiza waraza imyenda hanze kuko aba ari imyuka, ya myuka ikinjiramo, mu gitondo wajya kwambara ya myuka ikakwinjira. Kuko murabizi tubiziranyeho hano ko imyuka mibi itura mu bantu. Inzu y'imyuka mibi ni imibiri yacu, nk'uko imibiri yacu rano ari ingoro y'Uwiteka. Bibiliya itwereka ahantu Yesu yakuyemo umuntu imyuka mibi ayiroha mu ngurube.
urwo ni urugero rutari kure. Rero imyuka mibi itura mu bantu bavandimwe, nababwiye ibice iyi myuka mibi ikunda guturamo ni mu mutwe, mu mbavu, mu gatuza ndetse no mu nda. Aha niho imyuka mibi itura mu mubiri w'umuntu, nibwo buturo bwayo. Ngira ngo abantu bajya baza hano kuri minisiteri kwivuza, mukunda kubona ko umuti mbaho kubasuzuma kenshi ndi kudetegitinga igice iyo myuka mibi yafashe. Mukunda kubona ko abenshi baribwa mu mutwe, bakaribwa ku bitugu, bakaribwa no mu nda. Mukunda kubibona wenda bagiriwe amahirwe bakaza, ndarikira n'abandi kujya baza mukivuza. Imana ishimwe. Icyo ni ikintu kibi cyane. Uraza amazi hanze, imyuka mibi ikinjiramo. Uraza ibikoresho hanze, imyuka mibi ikinjiramo. Ariko mujye mubona ukuntu abapfumu ari abahanga. Abapfumu iyo bari bukuvure bagutumye ibintu uzana uvanye wawe, bagutuma amazi yaraye mu nzu. Kuki mutibaza impamvu ki batagutuma yaraye hanze? Icyo kintu ntabwo mwebwe mujye mukibaza. Hano barimo bagiye bajya kwivuza mwabo bantu, bakabatuma amazi yaraye mu nzu. Hari n'abantu ujya gukora isengesho rya deliverance, nabatuma amazi bakambaza ngo yaraye mu nzu. Oya, ngiye iyo ngeze muri ibintu byo mu mwuka, nta yaraye mu nzu, nta yaraye hanze. Iyo tugiye mu mwuka buriya bikoresho bibaye bitagatifu. Hari n'abambaza ngo erayo ya original ni ihe twakoresha muri deliverance. Iyo ngeze mu mwuka nta cya original na cya pirate. Amena. Byose iyo tumaze kubispiritualiza, kubyaturaho imbaraga mvajuru, nta cya pirate nta cya original kiba kigihari, kuko biba bigiye kuba ibikoresho bitagatifu byo mu mwuka. Icyo ni ikindi kintu. Icya gatatu utagomba gukora nijoro, mu gihe uryamye wenda ukaba ufite nka gahunda yo kuza kwandika muri agenda ikintu kijyanye n'umushinga, ibaruwa isaba akazi se, bije y'ubukwe, twa kuntu nijoro dufata agenda tukandikamo gahunda zacu, activite tuzakora, cya kintu wandika muri agenda cyangwa mu gakayi cy'ingirakamaro. Burya iyo uri kubyandika nijoro kumwe uba utari waryama cyangwa ubyutse uri kwandika, kirazira kwandikisha ikaramu y'umutuku. N'iy'umukara si nziza, ariko imbi cyane cyane ni umutuku. Iyo uzi kuri bukora ibintu nk'ibyo by'umumaro, wandikisha ikaramu y'ubururu. Ikindi kintu utazakora nijoro, ku bantu nkunda kukibigisha, abantu mufite ibyumba birimo indorerwamo, zimwe zo mu mashambure, zimwe zo mu byumba, zimwe zo ku nkuta. Kirazira iriya ndorerwamo kuyitera ku rukuta ruteganye neza neza n'uburiri uryamyeho, ukaryama wireba. Kirazira nijoro iyi ndorerwamo uba ugomba kuyitwikira. Barafite indorerwamo zo mu byumba, zimwe zo ku nkuta no ku magariderobe. Nababwiye ko iriya ndorerwamo abarozi bayikoresha bashika abantu nijoro turyamye. Niba uyifite ukaba utayimura, gariderobe ukaba utayimura, urukuta washyizeho ukaba utayimura, ngo utajya uryama neza neza wireba, ujya kuryama wamaze kuyishyiraho ikintu wayitwikiriye, wayipfutse. Ushobora gushyiraho isume, ushobora gushyiraho ishuka, ku buryo uryama ntiwirebe. Ikindi kintu rero mugomba kujya mwirinda gukora nijoro, buriya kuko ijoro riberamo ibintu byinshi cyane, mujye mwirinda kwitaba amajwi abahamagara nijoro. Hari ukuntu haza umurozi cyangwa hakaza umuzimu uri kugenda ukumva araguhamagaye mu izina, ariko kenshi iryo jwi rivuga rimwe, ntirijya rivuga kabiri. Iryo jwi nababwiye ko iyo witabye uwo muntu ashobora kuza mu rugo akaguhamagara mu izina, cyangwa akaza ku idirishya uryamyeho akavuga izina ryawe ngo yewe nyana, mu ijwi buhoro cyangwa rivuga cyane. Iryo jwi rivuga rimwe, ntirijya rivuga kabiri. Iyo uryitabye burya biragoye kugira ngo ubeho. Icyo kintu mujye mukimenya. Niba wumva umuntu aguhamagaye mu gicuku nijoro, kumva ijwi riraguhamagaye rivugira ku idirishya ryawe cyangwa rivugira mu cyumba cyawe cyangwa rivugira hanze, ntukaryitabe. Ikindi kintu mugomba kujya mwirinda nijoro ni ukwitaba amatelefone mutazi aho avuye ya hato na hato. Atari umuntu mwahanye gahunda ko aguhamagara nijoro. Akenshi ngiye mujya muhamagara mugasanga itanariho, kubera ko namaze kumenya ukuntu abarozi badushikira mu matelefone. Narabivumbuye. Amatelefone aguhamagara nijoro mudafitanye gahunda, cyangwa ukabuzi ko ari telefone y'umuntu utagukunda w'umunyeshyari cyangwa ukwanga, akaguhamagara mu gicuku nta gahunda mufitanye, uwo muntu uzamwihorere. Cyangwa babandi bakuzinduka kare kare saa 11, ugasanga umunsi wawe uhamagawe n'umuntu mudafitanye gahunda, niwe ugushoje, niwe uguhamagaye ukinaryamye. Noneho izo telefone mugomba kuzirinda. Nababwiye tekinike mugomba kujya mukoresha, nk'iyo telefone guhamagaye nk'iyo, ubundi uzirinde guhita uvuga ngo aro bwa mbere.
ujye uyifata utege ugutwi wumve ko wa muntu avuga ngo aro iyo ari y'umurozi w'umuntu w'umugome ushaka kugushika ijwi uzumva ucecetse ntuvuge ngo aro nawe wumve yacecetse nihashyira nk'umunota wumva arakubye uwo muntu uzajya umwitondera uwo muntu baba bamutumye kugutwara ijwi ryawe na kumanywa uwo muntu uroga umuntu akoresheje telefone amutwaye ijwi naho bashobora kubikora naho barabikora ariko noneho ni ukwitonda cyane cyane nijoro muzabigerageze iyi teste mbahaye umuntu naguhamagara nijoro uzamufate ntuvuge uceceke wumve ko avuga ngo aro n'uwumva avuze uzangaye uzajya kubona ubona arakubye kubera iki bamutumye ijwi ryawe hari igihe uvuga ngo aro agahita akupa utamenye ngo ninde niki yashakaga n'iki yarampamagariye ku manywa naho barabikora hari abantu benshi bafite ubuhamya bwabo barambwira bati ngiye uyu muntu yampamagaye nkamara kuvugana nawe mpita ndemba nkarwara ibintu bikazamba tiyabona ntamwitabye agakoresha indi telefone apfa kumva ijwi ryanjye ko ari njye agahita akupa ati icyo gihe ibintu byanjye bihita bimera nabi ejo bundi twakoze ikiganiro kivuga ku matelefone n'amanimero tugomba gusiba amatelefone bayarogeraho bavandimwe bagutwaye iki ijwi ryawe